inshinzi Guri karaga no kunywa ngo ngo iki mada ndavuze ngo inshinzi ni inshinzi nyine nadumiwe niko sema ngo nagutwariye umugabo amutwaye sureba yagutaye azi ko hari icyo atakubonaho urumva ndeba ndakubwiye ngo uzambona nzakubona se sindi kukubona ushobora kuba uri kumbona utari kumbona neza ngaho nyiyereka se mbiwe nzakuyereka umunsi umwe reka ye uza banteze iminsi se uko bangana abo baramaze abo se ni njyewe sawa rero ndazakora icyo wumva ushaka sawa tuzabireba none uzabireba nyine sawa madamu hano nawe uzanyereke ariko cyangwa wibagiwe ko ndi umwana w'ikibungo ngaho ryoherwa David. Yagiye. Yagiye mu cyaro. Aradutaye. Irangane najya nuko. Abuwe mbanya baro. Iriye. imbere wahereye hagura soza gusa urabona ndi bwambare iki ariko nta n'ubu ufite koko mbwiza ukuri isoni zikize akubona nzinduka mfura uhennye nkoze ibyombo uhennye ndi umugabo ndi umukozi ndiki muri urugo mbwiza ukuri urenze no kuba umukozi yewe si no kuba umukozi ahubwo ndashaka kuzajya unananyoza n'ibirenge di uranyumva neza inkweto zanjye zihanaguye aho uraza uri kuzana bla 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 sigaye nibaza wibaza ariko wibaza iki ndi umukozi uri vaze muri iyi nzu uri gice ku buryo ubyuka usanga nafuze nogeje ibyombo natetse ndi igiki ariko wibagije ko ntwite ibyo urabizi ugomba kubikora byose ukananyoza n'ibirenge ahubwo hari ibyo kuza umbwira ndivase uratwite utwite Yesu se cyangwa utwite umwana wa Dawidi ku buryo ushobora kuvuga ngo ntacyo ushobora gukora muri ubu kurenza Yesu nzakora iki kugira ngo wumve ko ibyo ndimo ndakora ari iterambere hagati yanjye none uri urantoteza sigendere n'uyu mwana wawe umujyane ibyo ntabwo ari byo ndimo ndavuga ndimo ndakubwira ati ni iki nakora kugira ngo njye nawe tubane neza muri uru rugo ariko ntuba ushaka kunyumva nase nzakora se wowe uhora ungereranya na wa mugore wawe ese yagiye utamureba igihe wumva ko utazajya ungereranya nawe ibintu byose bizagenda neza rwose njye biranyura bimaze kunyobera mu iby'urugo wumve ngo bimaze kungera hano wabirutse ushaka kumva ko nta jambo na rimwe nshobora kujya muri uru rugo rwanjye
nta soni barakubeshye we urumva barakubeshye n'undi munsi genda umugabo muri uru rugo narakudira urumva igerageze kandi usigasha no kunkubita noneho ni hagati yanjye nawe ndaje tubirebe kandi ndarawaje goryo buretse Hello. Shani muri iyi minsi kuri kumburira umwanya byagenze gute nsigaye nguhamagara kumfata bikaba ikibazo nawe mfatiye nsigaye tuvugana numva utishimye byagenze gute ko ibishashi by'urukundo bisa nk'ibyazimye Ibishiri ntabwo ari ukwanga nawe urabizi naragusobanuriye okay. None se nagusaba basi ikintu kimwe wanyemereye basi tukaza kubonana tukaganira ko mushaka ndashaka kuganira nawe mubwire ikibazo gihari ntaje n'ubwo turaza kuvugana urampamagara cyangwa uhamagara wowe nuza kuboneka uri free uraza nyine kumbwira sawa nta kibazo ugira ibihe byiza shatari ibyo ugira byose nzaruhuka ari uko nkwegukanye ukambera umugore kuko kubaho ubuzima ntagufite byangora pe nzakora igishoboka cyose nkwegukana ariko mana mbere abana banjye si ubu koko babayeho bate ako se umayike mwize okay sukuri murakubura umuti w'umwana ko narumiwe wicajwe aho ngaho uri uranywa ibikoma gusa ese uyu munsi ntabwo uri bwirirwe uhennye muri biriya bikweto byawe uriho uradoda ese ko wirirwa mbona uhennyemo hariya uriho uradoda ko mbona nta n'ikintu kizimuzana muri ubu njyewe ntabwo nongera kurarira ibijumba ibyo ubyumve kandi ubyiteho uranyumva neza ibijumba guhera ku wa mbere ibijumba ariko gamanze umbaze iki njye nta jambo ngomba kugira mu rugo rwanjye nese ubyukira ku bikoma ubizi neza ko abana barararira ibijumba se ubu bukene ndimo bwose si wowe none utangiye kubunshinja bakuzana ntabwo wabonaga ahantu nabaga wamaze ubukene bwose si wowe si kutabara kwawe se ndi kwicuza naraguhaze waramazi wandutse waramazi icyo witwaza ni igihe gito kikarangira wandutse se
ese niba wumva urambiwe kuba mu rugo rwa korodoniye wakohoshye muri ko ari rw'ubunga uzi abagabo bari hanze bafite amafaranga wabasanze imodoka ntawe ureke wowe ngo uririrwa uhennye mu nkweto wabasanze ariko disi burya n'umugore wawe yari yararushye wirirwa ucyurira umuntu utujumba uhera ku wa mbere tw'utujumbure natwo umuntu agendaga hariya hepfo ukajyana n'agakoko uba wazanye hano ngo umuntu agakarambe cyarya n'ako gafiriti wakohoshye ukajya kureba abafite nta mpamvu umugore wawe w'imana ndamubabariye umva niba uhaza ubwo bwa korodoniye uko ugenda n'undi wirirwa ubunga wabaye kabunga hano hanze wirirwa ugenda ubu se umugore wawe wa mbere wari ubu ntari kurya neza ntiyabonye umusore mwiza umukunda ngaho reka nze nigendere di wowe n'ibyana byawe mwirirwe murya buriya bujumba bw'ubujumbura aho ngaho